Shalom shalom, igitondo cyiza ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo Yesu nashimwe cyane, mwaramutseho neza. Ndifuza nanone kuganira ijambo ry'Imana namwe riri mu Kuva ibice 14 umurongo wa 24 na 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza muri iki gitondo, turagushimiye ko tubyutse turi bazima, turagushimiye impano y'ubuzima waduhaye yo kubaho, uhabwe icyubahiro. Iri jambo rihindura imibereho yacu n'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu, amen. Inshuti zanjye, muri iki gitondo ndifuza yuko tuganira. Bibiliya iravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, ngo yitegeze ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Iyi ni inkuru y'Abisirayeli bava muri Egiputa, Mose abakuyeyo, Farawo abarekuye baje. Ngo nuko Abanyegiputa bongera bavuga bati, ariko si ubu Abisirayeli ko aribo badukoreraga akazi, tubarekuye gute? Ngo reka tubakurikire. Mu by'ukuri bakurikira Abisirayeli bari bafite gahunda yo kubica. Nta rundi rukundo bari bafite, si ukubasubirana ngo bongere babakorere. Intego ya mbere kwari ukubamaraho, wenda udusigisigi dusigaye akaba ari two tubabaja n'abagaragu babo. Bibiliya rero iravuga ngo Imana iravuga iti, rwose ngiye kwihesha icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze. Haleluya. Ngiye kuzihesha icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze. Ibibwira Mose, iramuteguza, iramubwira iti urindireho gato. Farawo araje. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli ngo Farawo abatuze, barebye inyuma babona amagare n'amafarashi. Abisirayeli Farawo abatuze, bubura amaso babona Abanyegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakambira Uwiteka. Ndabizi yuko muri iki gihe hari ibintu bigutuze. Ubukene buragutuze, imibereho mibi iragutuze, agahinda karagutuze, hari ibintu bitoroshye bimereye nabi ubuzima bwawe. Hari amagare n'umuriro n'induru z'abadayimoni bakuri inyuma, kuko Farawo ni Satani. Haleluya. Ariko Uwiteka agiye muri iki gicuku cya nyuma cy'ubuzima bwawe, igicuku cy'amadeni, kubura ukugira, kubura uwubwira, kubura aho uhagarara. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aritamurura. Haleluya. Uwiteka yitamurure ku buzima bwawe, Uwiteka yitamurure ku mibereho yawe, ku muryango wawe. Uwiteka yitamurure, Abanyegiputa bacikemo igikuba. Izo mbaraga zaguhagurukiye zicikemo igikuba. Abanzi bawe bacikemo igikuba, abanzi bawe bacikemo igikuba, kubera ko Uwiteka ahagurutse kukurwanirira. Bibiliya iravuga ngo akura amagare yabo. Haleluya. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije. Hari ibintu Imana ikurwanirira, intambara uzi n'izo utazi. Izo mbaraga zakurikiraga ubuzima bwawe, Uwiteka Imana azirebe zicikemo igikuba. Haleluya. Ngo Abanyegiputa baravugana bati, ngo duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Imana ya Isirayeli, Imana igukunda, Imana yaguhamagaye. Satani nawe arabizi yuko Imana ikurengera kandi igukunda. Imana ihaguruke kukurengera, Imana ihaguruke kurengera ubuzima bwawe. Uwiteka Imana kurengere, Uwiteka Imana kurwanirire, Uwiteka Imana arwanya imbaraga zaguhagurukiye, Uwiteka Imana agabanya imyuka yaguhagurukiye. Ukuboko kw'Imana ya Isirayeli guhagararane nawe muri iki gitondo. Imana ihagararane nawe, abanzi bawe bacikemo igikuba muri iki gitondo. Yesu aguha umugisha. Ndagushimiye Mana nziza yuko uhagurutse kuturwanirira, kandi abanzi bacu bacitsemo igikuba, abarozi bacitsemo igikuba, abapfumu bacitsemo igikuba,
imbaraga za karande zicitsemo igikuba, imbaraga za satani zicitsemo igikuba, abanzi bacu bashubijwe inyuma kandi imbaraga zabo zirabarengeye kubera yuko uri Imana, ntibazongera kutubona ukundi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Umunsi mwiza.